Bakunzi ba David TV rero nongeye kubasuhuza muri aka kanya, abo twari kumwe kuri live biranze kubera ikibazo cy'amanetowaka, iyo amarezo yabuze turahindura tugafata ikiganiro uko bisanzwe tugasubira kuri gakondo yacu, kuko nicyo byose ntabwo twabihagarika byose, ariko nk'uko mba ngenda mbibabwira umwanya munini, tugomba kwicara tukabibwira abanyarwanda bakumva aho isi igeze, bakamenya n'ibiri gukorwa cyangwa n'ibiriho cyangwa n'ibiri gutegurwa, ibyo nabyo bikamenyekana, ni iby'agaciro. Hari umuntu wicaye arambwira ati David, aba bantu se ko batangiye kujya kuri channel b'abayobozi ni ukubera iki? Ndagira ngo mbabwire ngo aba ngaba nibo bashyize igihugu mu kaga. Abo bantu b'abayobozi mubona nibo bashyize igihugu mu kaga. Nkabashishikariza ko buri wese agomba kumenya ngo aba bantu ni bantu ki, aba bantu ni bantu ki, aba bantu bagamije iki, aba bantu bavuze iki mu gihugu cy'u Rwanda, aba bantu bamaze iki? Ntacyo bamaze, kuko njye niko nababwira, cyane cyane murebe nk'abana b'abanyarwanda bamaze kugwa muri Congo bazira abantu nk'aba ngaba. Aho rero hari umuturage wicaye aratubwira ati ibyo mukora byose mumenye ko M23 hari kugenda iva, iri kugenda isigamwe intwaro izisigira abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibi nabyo babimenye, ahubwo barindiriye ko bazajya mu mishyikirano batabishobora, ubwo bakagaruka muri bya birindiro hamwe bari bakongera bakareba intwaro zabo basize batabye mu baturage. Ibyo rero abakurikiye David TV mugende mubibabwira n'abari hafi ya perezida, ndabizi neza ko benshi cyane baba bakurikira David TV. Ibyo nabyo ndagira ngo mbibabwire. Ikindi mumenye ko n'ubundi uko byagenda kose ntabwo intambara ishobora guhagarara M23 ikirangwa ku butaka bwa Congo, kabone niyo yajya mu Rwanda. N'ubundi niyo makuru dufite kiri kujya mu Rwanda. Mubyibuke ko nabwiye ngo ku itariki 15 nzababwira ikigiye gukurikira. Ikigiye gukurikira rero namwe muri kugenda mukireba, murakireba. Buriya ni ibi mba ngenda mbabwira. Ubwo rero hakaba hariho n'umugambi wo gufata amazi ari mu bigega bakayaroga, kugira ngo bazavuge ngo hari ibindi, kubera ko ubutegetsi bwa FPR bwamaze guhirima ku karubanda. Abanyarwanda bose baravuza induru, inzara bakavuza induru, mbese ahantu hose ibintu byayegayuze. Niba byayegayuze rero, abantu nk'aba ngaba bakaba bafite imigambi yo kuroga amazi abaturage banywa. Murumva mu mujyi wa Kigali hazagwa abantu bangana iki? Ni benshi cyane. Urumva batazasiga bakoze ishyano. Niba bazakora ishyano rero, abanyarwanda mwese murarye muri menge. Nabagira inama yo kuyoboka kuri ya mazi amwe, ndabara bari mu mujyi, hahandi ari amazi aturuka mwibuyemwo hasi hariya hepfo ku giti cy'inyoni. Nabagira inama yo kujya muri utwo dusoko, amazi y'ibigega mukayareka, amazi yubakiwe mukayareka. Niyo nama nabagira hakiri kare, ejo mutazavuga ngo ntabwo nabibabwiye. Ndabwira abantu cyane bari mu mujyi wa Kigali, nimwe mbwira. Ejo mutazavuga ngo ntabwo twabibabwiye. Nk'umuntu nk'uyu nguyu utinyuka kuvuga aya magambo, nimwumve nawe. Mu Rwanda nta nzara ihari kubera n'ahandi hose nta nzara ihari, nta n'imwe rwose. Nta n'uwe numvise waburaye, sibye babandi n'ubundi babigize abasongarere banga gukora, bagenda bakomanga ku bipangu by'abantu. Nta nzara iri mu Rwanda. Ubu si umuntu si umushinyaguzi, uyu si umushinyaguzira uvuga ko nta nzara iri mu gihugu. Aba rero nibo babandi bazasiga bakoze ibara mu gihugu, bakavuga bati reka da, ni indwara, ni icyorezo cyateye mu gihugu, kandi aribo bamaze kuroga amazi. Nibo baba ngaba, nibo baba bamaze gutegurwa, bavuga bati nidutsindwa nyaboneka ntimuzasige mudakoze ishyano. Ni aba nyine. Ubu se umuntu yatinyuka akavuga ngo mu Rwanda ngo nta nzara ihari? Ese ntabwo ibyo ngibyo mu Rwanda bihaba. Mu Rwanda nta
nzara ihari kubera n'ahandi hose nta nzara ihari, nta n'imwe rwose, ntawe numvise waburaye, usibye ba bandi n'ubundi baba bigize abasongarere banga gukora, bagenda bakomanga ku bipangu by'abantu. Nta nzara iri mu Rwanda. Ibi bintu rero murabyumva, niba umuntu abasha kuvuga ngo mu Rwanda nta nzara ihari kandi inzara iri gutema amara, murabyumva gute? Ubu uyu nguyu nibamuha akazi ko kwica abantu ntazabica, akavuga ngo ni indwara yateye kandi ari ukwica abantu yateguye. Ni ibi rero mba mbabwira, ingira amahirwe ibintu bikaza hakiri kare narabivuze, murindire ejo kuri 15 nzababwira ibindi. Saba rero murakoze abo twari kumwe kuri live. Nimubona ntari gukora ibiganiro cyane, ni ikibazo cy'amanetiwaka n'ubushobozi butari kugaragara, kandi rwose mukomere, mwibuke kuntera inkunga rwose kabisa, ikibazo kirahari gikomeye. Saba murakoze cyane, bye, mugire amahoro.